Ahani Kuburezi Official TV. Ahani Kuburezi Official TV. Subscribe, maze ibiganiro bizubibo. Turabaramutsa cyane inshuti zacu, inshuti bakunze urubuga rw'uburezi, cyane cyane abakunda uburezi Official TV. Turabasuhuza rero, twizera yuko mumeze neza, mwebwe mukunda siyanse, mwebwe mukunda gusoma, kandi mwebwe mukunda kumenya no gusobanukirwa n'utuntu n'utundi. Twagarutse kugira ngo tuganire. Uyu munsi turi buganire ku kintu gikomeye cyane twari tumenyereye mu buzima n'imibereho y'abantu, ariko noneho ibyo twari tumenyereye mu bantu, turaganira rero ku ngagi imaze iminsi ivugisha abantu benshi. Ni ingagi iherutse gukorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina, irikorerwa n'umugore wayo maze yirukanwa mu rugo. Turabararikira rero gukurikira neza ibyakurikiyeho nyuma y'uko yirukanywe n'umugore wayo, maze igahitamo kwigunga, igahitamo kuba yonyine. Abatari basobanukiwe yuko inyamaswa nazo zigira uburyo bwazo bwo kubaho, ndetse n'uburyo zishobora kugira ibyiyumvo, byose murabisanga muri iyi documentaire. Ni ikiganiro mbarankuru gishingiye ku byabaye muri zoo yo mu Buyapani, aho ingagi y'ingabo yahohotewe n'umugore wayo. Ibintu byari bisanzwe bimenyerewe mu muryango w'abantu. Mutera agatebe rero akayamvugo ya babandi, maze tukomeze tuganire ku bijyanye n'iyi nyamaswa, ndetse n'urwo yaboneye mu rugo rwayo ubwo yakorerwaga ihohoterwa. Ese wigeze ubona inyamaswa yicaye yonyine ireba kure, isa n'iyabuze icyo ikora nyuma yo guhura n'ikibazo gikomeye? Ese waba warigeze wibaza niba inyamaswa nazo zigira agahinda, intimba, kwiheba cyangwa se kubabara nk'uko abantu bibabaho? Mu minsi ishize amashusho magufi yamaze umunota umwe gusa yafashwe mu cyanya cy'inyamaswa cyo mu Buyapani, yakoze ku mitima y'abantu amamiliyoni n'amamiliyoni hirya no hino ku isi. Aya mashusho ibyo yagaragazaga ntabwo ari impanuka, ntiyari agaragaza urugomo cyangwa ikintu gitangaje nk'ibisanzwe bikurura abantu ku mbuga nkoranyambaga, ahubwo yagaragazaga ingagi y'ingabo yitwa Kiyomasa. Ayo mashusho rero uko nanjye nayabonye, ndetse n'uko inkuru zikomeje gucicikana hirya no hino ku isi, agaragaza ingagi y'ingabo yitwa Kiyomasa yicaye yonyine, ituje cyane, isa n'iyabuze amahoro nyuma yo kwangwa no kwirukanwa n'ingore yayo. Abantu benshi bayibonye bahise bavuga bati, iyi si inyamaswa gusa pe, nimurebe ukuntu ibabaye nk'abantu. Abandi baragize bati, urabona rwose ko itari hafi, itekereza ibintu byinshi cyane. Hari n'abavuze ko iyo ngagi yabibukije ibihe bikomeye banyuzemo mu rukundo, mu muryango cyangwa mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ariko se byagenze bite kugira ngo amashusho y'inyamaswa abe ariyo akora ku mitima abantu benshi bene kariya kageni? Ni iki cyatumye isi yose ivuga kuri iriya ngagi Kiyomasa? Muri iyi documentaire tugiye kurebera hamwe inkuru yuzuye y'iyi ngagi, icyo abahanga bavuga ku marangamutima y'inyamaswa, ndetse n'isomo rikomeye abantu bashobora gukura muri iyi nkuru idasanzwe. Kiyomasa ni ingagi y'ingabo ifite imyaka 13, iba mu Buyapani. Nk'izindi ngagi nyinshi, iba mu muryango ugizwe n'izindi ngagi zirimo ingore n'abana. Ubuzima bwazo busa cyane n'ubw'abantu kurusha uko benshi babyibwira. Zifite inshuti, zifite abo zikunda, zifite abo zibana neza, kandi rimwe na rimwe zigira amakimbirane. Umunsi umwe rero ibintu byarahindutse. Amashusho yafashwe agaragaza Kiyomasa yegera umugore wayo aho yari ari. Byasaga naho iyi ngagi Kiyomasa yashakaga kwegera umugore wayo cyangwa kuyisanga nk'ibisanzwe, ariko ibintu ntibyagenze uko yabitekereje. Iyo ngore yahise yirukanira kure, irayimokera, iyereka ko idashaka kuyegera, ndetse iza kuyirukankana. Abantu benshi babonye ayo mashusho bavuga
ko ubona neza Kiyomasa yari yatunguwe. Yagerageje kwegera uwo yari yizeye ariko ntiyemererwa kumugera iruhande. Nta mirwano yabaye, nta kurwana kwabaye, nta guhangana gukomeye kwabaye, ahubwo Kiyomasa yahisemo gusubira inyuma. Iryo ni ryo jambo ryakoze ku bantu benshi. Yahisemo kugenda, yarahindukiye, irigendera. Nyuma y'iminota mike kamera yongeye kuyifata. Icyo abantu babonye nicyo cyahise gikora ku mitima yabo. Kiyomasa yari yicaye yonyine. Nta yindi ngagi yari hafi yayo. Yarebaga imbere nk'umuntu uri gutekereza ibintu byinshi icyarimwe. Yacishagamo ikitangira itama, ubundi ikareba hejuru, ikongera ikicecekera, ikongera ikareba hasi, bityo. Abantu benshi bavuze ko yasaga n'umuntu uri kugerageza kumva icyamubayeho. Mu kanya gato gusa amashusho yatangiye gusakara ku isi yose. Miliyoni z'abantu zatangiye kuyasangiza abandi. Abantu batandukanye batangiye gutanga ibitekerezo. Hari uwanditse ati uyu ni jye nyuma yo gutandukana n'umukunzi wanjye. Undi yaragize ati ubona rwose yababaye. Undi haragira ati ntabwo nari nzi ko inyamaswa zishobora kugaragaza amarangamutima bene aka kageni. Ariko ikibazo rero gikomeye cyane cyari iki: ese koko Kiyomasa yari yababaye? Ese koko yari ifite agahinda? Cyangwa abantu nibo bashyize amarangamutima yabo kuri iyo nyamaswa? Abantu bamaze imyaka myinshi biga imyitwarire y'ingagi, bavuga ko ingagi zifite ubushobozi bwo kugaragaza amarangamutima akomeye. Zishobora kugira ibyishimo, zishobora kugira ubwoba, zishobora kugira intimba, zishobora kugira umubabaro. Iyo habaye amakimbirane mu muryango, hari igihe imwe ishobora kwigunga, hari igihe ishobora guceceka, hari igihe ishobora kumara umwanya munini itari kumwe n'izindi. Ni imyitwarire isa cyane n'iyo abantu bagaragaza iyo bafite ibibazo bibakomereye. Ibi nibyo byatumye amashusho ya Kiyomasa afatwa nk'ikintu kirenze urwenya rwo ku mbuga nkoranyambaga. Yabaye uburyo bwo kwibutsa abantu ko hagati yacu n'inyamaswa hari byinshi duhuriyeho. Hari igihe abantu batekereza ko inyamaswa zigengwa gusa na instinct, ariko ubushakashatsi bwinshi bwerekanye ko zimwe mu nyamaswa zifite ubuzima bw'amarangamutima bukomeye cyane. Ingagi ziribuka, ingagi zirakunda, zirababara, zirarakara, zinababazwa kandi no gutakaza abo zabanaga nazo. Niyo mpamvu rero amashusho ya Kiyomasa yakoze ku bantu benshi. Bamwe bibutse ibihe byo gutandukana, hari n'abibutse igihe bamaze bumva ko nta muntu bumva. Mu buryo butangaje, ingagi yabaye nk'indorerwamo yerekaniyemo abantu n'ibikomere byabo. Iyi nkuru kandi yagaragaje uburyo ikoranabuhanga rituma abantu hirya no hino ku isi basangira amarangamutima. Mu masegonda make gusa, abantu bo muri Aziya, Afurika, Uburayi, Amerika, bose wasangaga bavuga ku ngagi Kiyomasa. Bose kandi bayumva kimwe, bose bayibonamo inkuru y'umuntu. Icyakomeje gutangaza benshi ni uko Kiyomasa itigeze ishaka kwihorera, ntiyigeze isubira inyuma ngo irwane. Ibi rero abantu benshi babihuje n'uko inyamaswa z'ingabo zitagira amahane. Bamwe bavuga yuko iyo uhuye n'inyamaswa y'ingabo, kereka iyo uyishotoye ubundi ikaba yakwataka nabwo ari ukwirwanaho, ariko ubundi ngo nta mahane zigira. No mu bantu rero akenshi abagabo nta detaye z'amahane bagira. Amatiku, amakimbirane, ibyo ngibyo ntabyo bakunze kugira. Kimwe n'iyi ngagi rero yahisemo kwigendera, ntiyigeze ishaka gukomeza amakimbirane n'umugore wayo, yahisemo kuba yigendeye. Hari abantu benshi bavuze ko hari amasomo akomeye abantu bashobora kuyigiraho: kumenya igihe cyo guceceka, kumenya igihe cyo kuva mu makimbirane, kumenya igihe cyo kuyikuramo neza, hakaba rero kumenya igihe cyo kwirinda ibintu bishobora guteza urugomo. Ibi ni ibintu usanga no mu bantu benshi bigoye kubahiriza. Biriho cyane no mu miryango y'abantu. Hari abagore bakubita abagabo, hari abagabo rero nabo bakubita abagore
n'abagore, ariko icy'ingenzi muri ibi byose ni ukumenya uko byitwaramo. Yaba byashobokaga buri wese akaba yakwitwara nk'iyi ngagi Kiyomasa, agahitamo kuba yigendeye, agahitamo kwirinda amahane, agahunga aho kugira ngo ahangane. Mu by'ukuri ni uko nyine ari ingagi, ariko urebye uburyo yahisemo kwigendera, iyo iza guhangana n'uyu mugore wayo ntacyari gusigara. Iyi nkuru rero yatumye benshi bifuza ko hakorwa ibiganiro byinshi ku buzima bw'ingagi n'izindi nyamaswa, kubera ko byagaragaye ko imyitwarire yazo ishobora kutwigisha byinshi ku mibanire yacu ya buri munsi. Inkuru ya Kiyomasa ntabwo ari inkuru y'ingagi gusa, ni inkuru ivuga ku mubabaro n'uburyo umuntu ashobora kuwitwaramo urebye mu by'ukuri ukuntu yagiye ifite agahinda. Ni inkuru kandi ivuga ku kwangwa ndetse n'uburyo umuntu ashobora kuba yabyihanganira. Ni inkuru rero ivuga ku marangamutima, ni inkuru itwibutsa ko rimwe na rimwe ibiremwa byose bishobora guhura n'ibihe bikomeye. Nubwo tudashobora kumenya neza icyo Kiyomasa yatekerezaga muri ako kanya, amashusho yayo yakoze ku mitima ya benshi kubera ko yabibukije ubuzima bwabo bwite. Yatwibukije ko kubabara, guceceka no gutekereza cyane atari ibintu abantu bonyine banyuramo. Abahanga bavuga ko inyamaswa nyinshi zifite ubushobozi bwo kugaragaza amarangamutima atandukanye. Ibi bikomeje gutuma abantu benshi bongera gutekereza ku buryo bazifata no ku buryo bazitaho. Kandi niba hari isomo rikomeye twakura muri iyi nkuru, ni uko amakimbirane, kwangwa no kubabara bitabaho mu bantu gusa, ndetse n'inyamaswa nk'uko twabibonye kuri Kiyomasa zishobora kugaragaza imyitwarire isa n'iy'umuntu uri mu gahinda gakomeye. Mu gihe isi ikomeje kuganira ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina, amakimbirane yo mu ngo n'ingaruka zayo ku buzima bwo mu mutwe bw'abahura nabyo, iyi nkuru iratwibutsa ko imyitwarire yo kwanga, gukumira cyangwa guhohotera uwo mubana itakigaragara mu bantu gusa. Bamwe bavuga ko n'inyamaswa ubwazo zitangiye kugaragaza imyitwarire isa n'ayo makimbirane tubona mu bantu. Ibyo bituma turushaho gutekereza ku kamaro k'urukundo, ubwubahane no kubana neza, yaba hagati y'abantu cyangwa hagati y'ibindi binyabuzima dusangiye isi. Murakoze gukurikira iyi documentaire. Niba mwakunze iyi nkuru, mwibuke gukanda like, mwibuke gukanda subscribe no kuyisangiza abandi, kugira ngo inkuru zidasanzwe zifite kandi amasomo akomeye ku buzima bwacu bwa buri munsi nabo zizajye zibageraho. Imana ifite ubuhanga bukomeye cyane. Imana ifite uburyo yigisha abantu. Imana ifite uburyo iduha amasomo ihereye ku byo yaremye, byaba ibimera cyangwa se inyamaswa. Mu by'ukuri iyi ngagi Kiyomasa, uburyo yitwaye imbere y'umugore wayo, yaba abagabo benshi yaba abagore benshi bashoboraga kwitwara batyo mu ngo zabo cyangwa se mu miryango yabo muri rusange, nta bibazo byinshi byajyaga kujya bivuka. Nubwo amashusho cyangwa se amafoto agaragaza iyi ngagi y'ingore yikurikirana na nyuma y'uko iyihunze, mu by'ukuri hari byinshi igaragaza. Hari abagore bagira amahane, hari abagore bagira urusaku, hari abagore barwana, hari kandi nanone abagabo bitwara nk'inyamaswa. Byarashobokaga yuko ingagi Kiyomasa ihindukira ikarwana n'uyu mugore wayo, ariko yahisemo igikorwa cy'ubutwari gishobora kuba cyakorwa n'umuntu w'intwari, irihungira, irigendera. Nyuma gusa byaje kugaragara yuko aho yagiye yari igiye kurira, kwigunga ndetse no gushoberwa nk'uko byaje kugaragara mu mafoto. Nshuti bakunzi bacu rero, nshuti mudukunda, nshuti muhora mudukurikiye, nshuti twakoranye urugendo kuri iyi documentaire, turabashimiye cyane kuba mutahwemye kubana natwe. Twizere yuko rero uko twatangiranye ariko dusozanyije. Mwari kumwe na Fidèle de Jésus. Iyi ni Uburezi Official TV. Turabakunda cyane mwebwe n'imiryango yanyu. Ciao ciao.